Basuhuje nshuti bakunzi ba One Vision Rwanda TV nizera ko muri amahoro n'ibyo mbifuriza kandi abakomeje kudukurikira mu biganiro tubategurira tore bashimira byimazeyo. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na Bayingana Semugeshi. Uri amahoro? Meze neza Jean de Dieu ukoze kumikaze mu kiganiro. Yego. Ikaze n'abadukurikiye. Yego abadukurikiye hari uwadukurikira nijoro hari uwo ngubu biri ku manywa cyangwa iki biraterwa naho uherereye kandi mwese turabashimira nongera kubisubiramo. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo intambara ikomeje guca ibintu cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ariko kandi no muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru naho nabonye hari uduce hakomeje kuba imirwano gusa aho imirwano iri concentré ni muri Kivu y'Epfo cyane cyane muri territoire ya Fizi muri za Mwenga ndetse n'ahandi. Nahoze mbona igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kivuga ngo abantu bari kuba distracting cyangwa se bari kubarangaza babwira ngo muri Baraka ngo hafashwe n'ibindi bati sibyo ariko n'ubundi nibwira ko nta gisirikare cyo gitanga itangazo kivuga ngo abareberi cyangwa se abo duhanganye badufatanye ibice ngo babyandike batyo ariko kandi tukanibuka ko ejo bundi hanga twanasomye itangazo hanga abantu baribonye cyangwa se ejo biraterwa n'igihe uboneye ikiganiro ko igisirikare cyari cyanditse ibaruwa Kivu sibaruwa ni itangazo cyamagana ibitero bya drone TB2 cyangwa TB2 za Bayraktar kizo muri Turukiya zarashenga abantu ngo muri Baraka kandi zikaba ngo ari z'umwanzi. Umwanzi rero FARDC ivuga umwanzi ivuga coalition FCM 23 ariko bo noneho ntibatinya no gushyiraho RDF of course niyo narrative yabo. Hanyuma rero amakuru akanavuga ko muri Minembwe mu bice bya Minembwe mu duce tunyuranye two muri Fizi muri Haut Plateau mbega mu misozi miremire nko babyita muri Kivu y'Amajyepfo ngo abantu rwose baratekanye iminsi ngushize ariyo 5 nta drone z'intambara za coalition FARDC za Wazalendo na FDNB zihari ahubwo gukomeza guhunga. Ahagezweho ngubu havugwa mu by'ukuri biri confirme ko hafashwe na MRDP twirwaneho ndetse na FCM 23 birumvikana ntabwo isigara ni aho bita Murima cyangwa kwa Murima hari n'ababivuga gutyo akaba ari agace kari mu birometero around 40 uvuye muri Baraka. Hanyuma rero imirwano ikabikomeje aho ngaho n'ubundi igisirikare kigerageza kwisubiza ibice binyuranye MRDP twirwaneho yafashe. Nta nubwo umuntu abona imirwano yenda guhagarara hari ukurikije uko ibintu bimeze. Ntabwo imirwano iri buze guhagarara kubera ko impande zombi hari MRDP twirwaneho munsi y'umutaka wa AFC 23 bavuga ko hari ibice ikeneye kuribera kubera ko batekereza ko ari umwanzi ari ndetse ukurikije ubundi imiterere y'akarere barwaniramo ushobora kuba ufite na puzzle ariko ibice bihakikije utabifite nta kagace wizera umutekano wako. Intambara rero si bahangana hari ubwo ufata igice bikagusaba ko n'ibice bihagaragiye nabyo ugomba ko bigenzura kugira ngo wizere umutekano waho wafashe. Rero izi ntambara za kinyeshyamba kenshi nicyo zisaba. Hanyuma warukomoje ko aka karere ko kibasiwe cyane ariko ngira wabonye ko no muri Warikare no hari ibitero nibwo ni muri Grand Nord uretse ko tutari buze gutindayo akenshi bari ibitero Shoma naga bari intambara mu by'ukuri yagutse muri Kivu y'Amajyepfo ashobora no gufata gace makwezero agace kari strategique intambara ishobora gukira igitutu kuri Baraka umujyi munini umujyi w'akarere ka Fizi cyangwa se territoire bitewe n'uko ushobora kubivuga. Intambara kandi bavuga ko bashobora kwisubiza mu mujyi wa Uvira kugira ngo n'abari Baraka muri Fizi bizere kuri amujyi bawufite. Biraga ko buriya wizeye kufite Baraka Uvira ifunguriye mu ya leta igisiga cy'u Burundi hafi aho P5 nibi hari koko nkuko babivuga ndetse n'izo FDLR byabigoye. Mubona habo uruhererekane wo ufata ibice bisubiza ibindi. Nyuma izi ntambara ziri kubera muri kiriya gice ziranahura n'ibitekerezo bya Perezida Felix Tshisekedi munze kuvuga ngo iyo yihizihiwe hari ubwo hamasezerano abakongomani amasezerano abaha rero harimo kwisubiza ibice bye kumara imyaka 2 afite mu bugenzuzi nka Goma n'umwaka umwe bwo n'amezi hafi 20 yagiye gushira Goma atari mu biganza bye guhera mu kwa 2025 turi mu kwa 2026 n'amezi 19 arengaho Bukavu nayo ni imijyi byakurikiranye nta gihe kinini cyaciyemo n'akwezi kwaciyemo so masezerano
yasezereje abakongomani nubwo iyo yizihiwe nibwo atangaye amasezerano yo kugira bimwe mu bice basubirana bimwe mu babyarafashwe n'abarwanyi ba AFC 23 ubu turavuga imijyi strategique Goma ndetse na Bukavu ni imijyi navuga y'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo ariko no mu gihugu muri rusange ibi bice rero byose mu masezerano yagiye ahereza abakongomani harimo ko agomba kubyisubiza AFC 23 nayo ku rundi ruhande igahisezerano bo ishinzwe kurinda cyangwa se ivuga ko icungiye umutekano ko nabo bazakomeza kwavansa mpaka bageze aho ibitero bituruka aho bavuga ko ari kuri source no kuvuga ngo bo barifuza kwavansa kugira amadrone hagurukirizwa cyangwa se ibindi bitero by'indege jandege. Hakaba ikindi kintu nabonye gikomeye ubu hari ibiganiro mu gihugu cy'u Burundi simvuga ngo birare kuko bisa byarangiye ni consultation ngira ngo z'umunsi umwe banza bamaze iminsi 2 abo muri C64 ya coalition yavuze ko igomba kurinda itegeko nshinga cyane mu ngingo yaryo ya 64 amakuru avuga ko Joseph Kabila Kabange uwo Tshisekedi yasimbuye yewe akagirana n'amasezerano mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu nguyu yamaze gutumirwa ariko agafata umwanzuro wo kutitabira ubutumire umuntu avuze ngo yasuzuguye president Evariste Ndayishimiye sinzi niba wenda umuntu atabakoresheje imvugo iri ku rwego rwo hejuru ariko kuba ataramwitabye byo biri apparent kurikije amakuru ahari. Joseph Kabila Kabange akaba umwe muri players bakomeye umwe mu bantu bakomeye bakwiye kwitabwaho hariya ndetse niyo mpamvu yari yatumiwe of course niba kwiye kuba yitabwaho ni niyo mpamvu byabaye yaratumiwe. Mwibaza amahitamo yo kutajya mu gihugu cy'u Burundi nkuko nabandi bagiyeyo nubwo atari muri coalition 64 ariko ari muri opposition ariko kandi akaba ari muri opposition navuga ngo itembewe ishyaka rye PPRD kuntu ryagenjejwe na ubwe ariko none bakaba bamukonsidera wagahitamo kutitabira ibiganiro. Wumva iki muri ibyo bintu? Reka mere ku mpamvu bashobora kumukonsidera ni ere manini imyaka 18 ayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umuntu mu by'ukuri wo kubaha ariko kandi no gukenera mu gihe ingingo iri kuvugwaho ari ingingo irebana n'ubuzima rusange bw'igihugu bivuze ko muri iyo myaka 18 imirongo migari yasetinze cyangwa se yashyizeho igihugu cyabayeho iyo myaka yose kiri kugendera kubiba byemejwe cyangwa se kubyabaga byemejwe nabo icyo gihe turavuga kiri ku butegetsi. Ikindi uribuka mu kwezi kwa gatatu niba atari kwa kabiri around aganira na La Libre Belgique shami bafite ku mugabane wa Afrika iki gihe yavuze ko yakomeje ku by'amasezerano bagiranye na president uriho Felix Tshisekedi ariko anavuga ikintu cyakuruye impaka nyuma yaho yise la sudanisation garagaza ko mu by'ukuri ari imwe muri option batekereza ishobora kwifashishwa cyangwa se yakoreshwa mu gukemura ibibazo by'amakimbirane arambye cyane hariya mu burasirazuba bwa Kongo. La sudanisation yaje isanga balkanisation ndetse n'ikintu yakita federalisme byo binasanzwe biri mu ntekerezo z'abantu buri wese atanga impamvu ye kugishobora gukunda cyangwa se cyashyirwamo imbaraga. Umuntu nk'uyu rero unavuga rikijyana cyangwa se rikumvikana si umuntu wo kuza gusiga inyuma. Ikindi Perezida uyoze yoboye Kongo Perezida Joseph Kabila Kabange bakubwira ko mu bihugu byinshi byo mu majyepfo ya Afrika hafite influence ni umuntu uvuga n'abandi ba president bakumva bitewe n'iki. First of all uretse kuba ari umukuru w'igihugu ni n'umuherwe icyo ni icyambere cya kabiri n'umuntu uzi amayeri n'amacenga ndetse na connection afite ku ruhando mpuzamahanga nayo ntago twabura kuyirengagiza ntago twayirengagiza kuko kuyobora Kongo imyaka 18 yose ukabasha kuyitambukamo bivuze ko wabaye mwiza mu gukina n'impande zombi Occident ndetse n'uburasirazuba bw'isi. Izo mpande zombi wabashije kuzikina kandi birakunda.
ni umuntu rero ufite experience ndetse kubera ko ibinaganirwaho noneho hari bishaka igisubizo cy'ibibazo biri imbere mu gihugu kandi yabibayemo igihe kingana uko none arakenewe muri iyo ndorerwamo. Ariko kandi tubibaze guhamagazwa nka C64 ho ntabwo yarakenewe kubera ko iriya coalition ntabwo ayirimo, ahubwo akenewe nyine nk'umuntu ufite experience muri politiki ya Congo. Ariko nigeze yitabira buriya butumire bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Kubera iki? Nubwo AFC itarerura ngo yemeze ko Kabila ari membre w'iriya coalition, ariko nuko babifata nawe bivugwa ntabwo bihakana. Hari imvugo ivuga ko nibiki kuvuzweho tagihakana, ubwo hari possibility yuko ari cyo cyangwa se ucyemera. Hajya havugwa ko yabari, ariko ubundi tunakomoze gato nibutse statement ya OFAC ya departement cyangwa se ikigo gikora muri Ministeri y'Imari ya Amerika. OFAC eherutse kuvuga ko ari umuyobozi w'icyubahiro wa AFC 23. Yego. Ni membre w'icyubahiro, ngo bivuze ko byanze bikunze ayirimo departement y'Imari ya Amerika. Bakunze kuvuga ko bafite makuru amwe twita y'imbere, ubwo wenda nuko babibonye cyangwa se hari n'ibimenyetso bihari wenda bigaragaza ko ari umuyobozi w'icyubahiro wa AFC. Uko byaba bimeze kose, uko byaba biri kose, icyo nge mbona nuko kutitabira nabyo irihamagara cyangwa se irihamagazwa bikozwe na Perezida Evaristo Ndayishimiye w'u Burundi bifite ubundi butumwa bihishe, ubutumwa ariko bushobora noneho kwisunga ubwo Bertrand Bisimwa uyoboye ARCM 23 akaba na vice coordinateur niba nibeshye muri AFC. Ubutumwa bwe ngira ngo nibidukundira turaza gusomera abadukurikira. Yavuze ko nta mpamvu yo gukomeza kwiruka inyuma y'umuhuza mu gihe bigaragara ko ari Bergera cyangwa se ari numva terima ruko bayivuga. Ati nta mpamvu ihari mu gihe bigaragara ko uri umufatanyabikorwa ubwo ndi kuvuga abahuza mu gihe bigaragara ko mwagambanye cyangwa se nyine cyaha kibahama. Nta mpamvu nini hari gukomeza kubizirikaho no kubiruka inyuma. Ni ubutumwa nabonye Bertrand Bisimwa ashyira kuri X handle ye ku itariki 7 nyine mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Ari nayo tariki turiho turakora iki kiganiro, ushobora kucyumva nyuma birumvikana uzamenye uko bimeze. Avuga ngo nta mwanya, ngenekereje mu Kinyarwanda, nta mpamvu yo guta imbaraga, nta mpamvu yo guta energy cyangwa effort izo arizo zose, ngo kubera yuko umuhuza ubu ngubu yamaze kwigaragaza, kwiyerekana nawe nk'uri ku ruhande, nk'uwafashe uruhande. Bergera wabivuze neza, bivuze niba hari impande ebyiri eshatu zihanganye, burya rumwe mu mpande ruba ruri Bergera cyangwa belligerent. Ni kuvuga ngo ubwo buhuza kandi niki buhuza ni Qatar ariko wavuga ngo ni intumwa ya Amerika. Burya uvuze Qatar ntabwo yiyohereje, nubwo ifite amateka yo guhuza abantu niki, ariko ntabwo yiyohereje na Amerika. Uzi ko ubuhuza bwa Qatar aribwo bwavuyemo navuga ngo Amerika igahita Rwanda rutangira kuganira na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC 23 igatangira kuganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigacibwamo ibice bibiri. Navuga ibyo biganiro, ariko mu byukuri ubona ko ari Amerika iri hariya. Hanyuma bakavuga bati rero ndavuga Bertrand Bisimwa, ariko buriya iyo uvuze Bertrand Bisimwa uvuze 23 uvuze AFC 23 no kuvuga ngo twarabamenye, kandi arabivuga mu gihe nkuko twatangiye tubibabwira imirwano ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane, ariko no muri za Warikare ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Niho kuvuga ngo twe nta mwanya, nitwe tugomba kudesida ahazaza hacu, nta mwanya wo gukomeza guta ku bantu dutekereza ko nubundi batatwumva, kuko niba bamaze kuba Bergera bivuze ngo ntabwo wakumva uri kurwanya. Kuba Bergera rero kandi ntabwo bari ku ruhande rwa M23, kuko ntabwo yakabaye ibyinuba, ngira ngo baramutse bari ku ruhande rwayo n'aba Bergera, ariko bari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nihatanye na M23. Ahubwo igisigaye ni cyo kwibaza ngo ese ubwo bubasha, ubwo bushobozi, iyo migirire,
kwitwara gutyo AFC M23 irabishoboye by'igihe kingana iki, cyane ko umuntu afite n'urugero rwo muri Uvira mu mwaka ushize mu mpera kugeza mu ntangiriro za ni mu mpera z'umwaka ushize uburyo byagenze bya Uvira. Ubwo bushobozi burahari, M23 yabifite kuvuga ngo ntitugomba komeza kubataho umwanya kuko twamaze kubona ko mwabaye bergera, twebwe tugiye kwikomereza ibyacu. Ubushobozi uvuze ko buhari waba ugiye kubeshya, nta bushobozi bafite mu by'ukuri bwo kujya against y'umuhuza, nubwo bamushinza ko yabaye bergera, ariko ubwo bushobozi bwo gutera intambwe isohoka mu byumba bafunguye biganisha ku nzira bo bita kari y'amahoro AFC nagira bwubaka. Bivuze ko baracyasabwa kugendera munsi y'iby'umuhuza abasaba, kuko n'abasabye kuva Uvira babikoze mu kanya ko guhumbya, nubwo babyitiriye ko ari ugutera intambwe iganisha ku mahoro. Nibyo navugaga, ariko ari ibyo bagakwiye gutanga na Goma na Bukavu bakagaragaza ko bifuza amahoro. Ariko hari aho n'itegeko rwose na nyuma bagiye babyigamba bahuza n'abandi. Hanyuma Jado cyangwa Jean de Dieu, igihari cyo kwibaza ahubwo nekereza ko cyasumba ibindi, nubwo bworoherane hagati y'imande zihanganye, niba iyi opposition ishobora gufasha agapira hasi byituko birazwi n'amazina manini, Derise Sanga, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabundi n'andi mazina akomeye, wo nabonye Dr Denis Mukwege, ariko nibaza ko ari no mu Bubiligi kuri ubu niba atari mu Bufaransa, ntabwo ari muri RDC. Moise Katumbi yohereje secrétaire général w'ishyaka Assemblée pour la République, ishyaka rye. Cyo nekereza cyase ndi kubona hano n'ubworoherane bushobora kuza hagati y'imande zihanganye. Niba iyi 664 yaracishije bugufi ikemera kujya Gitega, Bujumbura mu murwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi, bahamagajwe na Evariste Ndayishimiye bizwi ko afite ingabo ziri kurwana muri kiriya gice, ariko bakamwubahira izo nshingano n'umwambaro wo kuba ari we chairperson wa Afrika yunze ubumwe. Iyi sympathy, kwiyoroshya mu mutima, mamyaka ari nabyo byari bikwiye kuranga impande zihanganye, ariko especially AFC cyangwa se na Kabila watumijweho, bikarangira mu by'ukuri yabonye ko nta musaruro wenda byavamo n'ibindi, kuko ibiganiro akenshi bidahagarariwe na buruhu rwera. Hari ikintu cyitwa black intellectual inferiority, ni psychology nubwo itarabyemeza nk'indwara, ariko bibona uko ni ukuvuga ngo aho usanga umugabane umwe mu by'ukuri winenga, uvuga ngo icyo mugenzi wawe w'umwirabura w'uruhu rwirabura akoze cyangwa se ahagarikiye cyangwa se arimo kumva ko kituzuye, kazamo kugaya ubushobozi bw'abantu mu migirire n'imibereho. Imikorere n'imigirire birajyana kenshi. Iyo black intellectual inferiority muri Kongo yo isa nkaho yamaze gushinga imizi, aho nasanga rimwe na rimwe n'ibiganiro bigomba guhuza abakongomani ubwabo bavuga bati ariko natwe tuzi mu by'ukuri ikibazo cyacu ntabwo kizakemurwa n'umuntu uri Doha, ntabwo kizakemurwa n'umuntu uri Washington, Michigan cyangwa se Minnesota n'ahandi, kandi twe tuzi bundi bubabare, tuzi icyo guhunga bisobanuye n'ibindi. Kuki tudahuza imbaraga, twishakemo imbaraga twe duhari tubikemure? Cya kintu rero cya inferiority kirabagonga, bakumva ko hari ibintu bihagarikiwe n'umuntu w'uruhu rwirabura bitakunda, especially ni gute umuntu ufite ingabo ari buze kuvuga ururimi rw'amahoro. Nabyo wenda bya kugora ko byumvisha, ariko ntabwo bikwiye gutuma uca karongo, kuko politike niko ikora, nta mubi uhoraho nta n'umwiza, ariko nawe ushobora guhoraho. Urebye niyo angle ndi kubibonamo. Hanyuma rero ku bijyanye na Joseph Kabila Kabange, tugana no ku musozo, nta hantu utekereza ko yaba yaraketse cyangwa ntutekereza ko yaba yaraketse akavuga atari ku bundi ntabwo banyishimira, ntabwo Kisekedi anyishimira habe namba, abizi ibintu byageragejwe muri Ethiopia, amakuru yavuzwe yuko rwose abantu ngo habuze gato bari
bari bamunyweye wa mugani wa mvugo ya bubu. Urabizi igihano yashyiriweho cy'urupfu, yakatiwe urwo gupfa n'ibindi nk'ibyo ngibyo, noneho agahamagazwa cyangwa agatumizwa n'umuntu uvuye Kinshasa w'inshuti magara nonaha muri politiki. Inshuti magara ubundi niba ariko navuga ngo ni inshuti magara nonaha, ukabona ko ari kuri mission ya Tshisekedi. Ndayishimiye ntabwo utekereza ko iyo kintu nacyo yakigira cy'amakenga, akavuga ati ariko ubundi hari abagira gutyo ugasanga baranagize uko bangenje. Kurikije izina afite, titre yagize n'ubushobozi bwe, delegation imuherekeza n'ibindi, ntekereza ko byaba ari ikosa kwa bari kwirahuriraho umuriro Ndayishimiye akoze. Cyo rwose ni kiri mu byanyuze mu bitekerezo, ariko nacyo wagitekereza kubera ko basa nkaho habaho kunywana hagati ya Ndayishimiye perezida w'u Burundi na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Kongo. Byo nabyo ashobora kubyifashisha, wenda hari akaba hari nk'abakora demiap cyangwa se izindi nzego z'ubutasi, akihagera bakahita bamwambika twa dusaha, ubundi urugendo rwe rugakomereza Kinshasa. Nabyo babitekerezaho, ariko igifite ingufu kwa ruko gushaka ibitekerezo no guhuriza hamwe no gushaka igisubizo kigomba guhuza izo mpande zombi. Ni naha dusoje iki kiganiro. Ndabashimiye mwese mwadukurikiye, kandi mukomeze mubane natwe mu biganiro binyuranye bya One Vision Rwanda TV, hanyuma tusubire cyangwa se dukomeze kubana no mu bindi.